isengesho ubwacu niyo nzira yonyine ituma ukominikana n'Imana. Isengesho riza ahantu Imana iba. Niyo mpamvu urumuri byavuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Uko usenga cyane bimeze nk'ukora muvoma nyinshi kuri Imana. Icyizere bamugirira kingana n'umuntu wakoze icyo bita amasengesho menshi. Imana ikamugirira icyizere bitewe n'icyo akuye muri ayo masengesho. Haleluya, haleluya. Amina Kristo. Turashimira Yesu uduhaye uyu munsi n'uyu mwanya. Nkuzaniye jambo rikomeye cyane ryuzuyemo imbaraga. Wowe ukurikiye MOSI TV ndetse na Jean Baptiste Boringo TV. Nayiraga ngo ubwire yuko nkuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi kandi ryuzuyemo imbaraga. Hanyuma nawe nurangiza urigenderemo wizere, kuko tugiye kuvuga ibintu biriho kandi bikora. Dusomye hano mu gitabo cya mbere cya Samweli, gice cya mbere murongo wa 17 tugere fu gato. Haravuze ngo maze aramusubiza ati genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguhe ibyo wayisabye. 18 hano aramusubiza ati umuja wawe mbonere imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda arafungura, mu maso he ntiwongera kugaragaza umubabaro ukundi. 19 bukeye bazinduka kare mu gitondo bajya imbere y'Uwiteka barasenga. Barangije basubira iwabo basora mu rugo rwabo i Rama. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana, Uwiteka aramwibuka. 20 igihe gisohoye Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli. Ati kuko nasabye Uwiteka, kuko namusabye Uwiteka. Amen. Ni ijambo rivuze ngo hagaciro isengesho nta gikora nk'isengesho. Hagaciro isengesho nta kintu kibaho gikora nk'isengesho. Uyu mugore yari afite ikibazo gikomeye cy'ubugumba, abumaranye igihe. Afata umwanya wo gusenga kandi asenga ababaye, ariko Imana imuruhurira mu masengesho. Jambo rya mbere bintu ugomba kumenya, amasengesho arabikika. Kintu cya mbere kihunikwa, amasengesho arabikika. Urayasenga ukayahunika, Imana ikabyumva, Imana igakora, Imana igakorana nawe. Isengesho nicyo kintu bika, ntihagire ukiba, ntihagire aho kijya kikagumana nawe. Reka mubwire ijambo rikomeye. Ubundi gusenga nicyo kintu cyonyine gishobora gukura ibitekerezo byawe kuri wowe kikabigeza iyo bigomba kugera, nta kirogoya ibayemo. Kubera iki? Iyo umuntu asenga, isengesho ubwacu niyo nzira yonyine ituma ukominikana n'Imana. Isengesho riza ahantu Imana iba. Niyo mpamvu urumuri byavuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Uko usenga cyane bimeze nk'ukora muvoma nyinshi kuri Imana. Icyizere bamugirira kingana n'umuntu wakoze icyo bita amasengesho menshi. Imana ikamugirira icyizere bitewe n'icyo akuye muri ayo masengesho. Imana ishimwe. Reka mvuge ijambo rimwe, ntabwo ushaka kuvuga menshi. Isengesho nicyo kintu rukumbi abantu bashobora guterura bitabagoye, ariko kikagira imbaraga zikomeye. Kubera iyihe mpamvu? Isengesho risenga ari amagambo, ariko rikagaruka ari ibikorwa. Uyu mugore yarasenze, asenga afite ikibazo cy'ubugumba. Arabona kwinginze Mana mu mwana ngo agera ku rwego no kuvuga bimunanira, atangira kujya akomanganya iminwa gusa, kuvuga bitagishoboka. Hari igihe ubura n'ikigeragezo gikomeye kikagucyarira, kuvuga bigashira, amagambo agashira, gutabaza abantu bigashira, kurembuza inshuti
ugasigara muri batatu mu kibuga ari wowe n'ikigeragezo n'Imana gusa. Ndashima Imana yita ku isengesho rya bene abo ikabatabara. Nakubwiye ngo isengesho urisenga ari ijambo rikagaruka ari ibikorwa. Mana ishimwe. Isengesho urisenga ari amagambo rikagaruka ari umugisha. Urisenga ari amagambo rikagaruka ari urubyaro. Urisenga ari amagambo rikagaruka ari akazi. Urisenga ari amagambo rikagaruka ari urushako. Urisenga ari amagambo rikagaruka rikuraho urupfu. Urisenga ari amagambo rikagaruka ryubaka ibyasenyutse. Isengesho urisenga ari amagambo rikagaruka rikuvana mu cyiciro cy'ubuzima wabagamo rikakuzamura mu cyiciro cy'i. Haleluya. Isengesho ndakwinginze hagacira isengesho. Hagacira isengesho. Kandi isengesho Uwiteka yumva ni isengesho riri mu buryo butatu. Ni isengesho risenzwe n'umuntu wemera kwihana akemera ko Imana imubohora, kuko yita ku gusenga ko batagira shinge na rugero. Idasuzuguye gusenga kwa Imana ikunda umuntu watura akavuga ibyaha bye, kuko hejuru y'imbabazi nta rubanza, kandi imitima itaducira urubanza turatinyuka. Kabiri, umuntu usenga avuga imirimo y'Imana. Gatatu, ni umuntu usenga ashimira Imana ibintu yakoze. Imana ikorana n'iryo sengesho. Nakubwiye ngo urisenga ari isengesho ariko ari amagambo rikagaruka ari ibikorwa. Urisenga ari amagambo rikagaruka ryubaka ubuzima. Urisenga ari amagambo rikagaruka rikuraho urupfu. Urisenga ari amagambo rigakuraho karande yamaze bene wanyu. Urisenga ari amagambo wari ingumba akabyara. Urisenga ari amagambo wari warapfuye mu buryo ubucanga ubundi akazuka akagenda yitera hejuru ngo nabonye Imana nyamara. Hagacira isengesho. Isengesho ni imbaraga, nibwo buryo rukuma Imana yadushyiriyeho, niyo nzira Imana yaduhaye. Ni channel iduhuza n'Imana, ni umuyoboro wizewe, ni icyerekezo kidakoze isoni, ni inzira umuntu atakwitambika. Nta witambika isengesho. Umunyamasengesho ni umunyembaraga. Wakwitambika umuntu bitewe n'ubushobozi ufite, ariko nta muntu ujya witambika isengesho. Niyo mpamvu ngo rijya ku mutima w'Imana rigakomanga, ngo rishaka kureba Imana, ngo n'umwana gutuzi gusenga ngo ntabwo azagira ubwo, ahubwo azafashwa no gusenga. Ndagira ngo ubwire ngo isengesho uriha agaciro kandi nurangiza uritegure mu buryo bukwiriye. Imana ibane nawe, kandi urakoze kumva iri jambo n'ubuhanuzi bwawe no kubiha abandi ukabibasangiza biremewe. Imana ibane nawe kandi ukomeze kubana natwe udukurikire. Icyaba cyiza wakora subscribe kugira ngo uhabwe notification, hanyuma ujye ukurikirana ibyigisho byose uko ubibonye cyangwa se uko bije. Imana ibaho umugisha. Shalom shalom. Murakoze.